Stone wambobowe byitwaye gutemwa kuba watuje cyane. Turashize none. Nge bimeze neza wanturiwe. None se wowe ibintu birimo biragenda. Mbere umukaritasi none se wakibwawe bya bigenda bijyahe ko ibintu biba byacanze umuntu yabuze n'ahantu yakura n'ijana mwa. Ya mani wenda bizi kuva na kera ari umutekamutwe ntabwo wabura umuntu wese ikora sinzi amanyanga yawe se mwa. Shaw Stone we ibintu byanze umuntu apfunda imitwe hirya no hino ariko bigakomeza bikanga usibye ejo bundi nari ngiye kwiba umukecuru shahabaye si kigabo mwakirantesha ariko umugabo ndi kumuhiga. Ngo nyine uracyari igihubahuba nka kera none se umugabo yakubuza kuba kwiba umukecuru ariko sha uri ikikuryi kugeza na n'ubu we nta bwenge uzigera ugira amani. Mani wagiye ubyihorera ko nawe nkuzi ko nzi kugira umururumba ukabije ushobora kujya ahantu wazana wa mururumba wawe hari abantu bisonzeye ugasanga barakwashije. Zaba zishaka kuva na kera njyewe nari nzi gukora control y'ibintu byanjye urumva nta kintu cyapfa kumbaho nk'ikosa. Byaba ari amahire da usigaze gukotorora umururumba wawe ku buryo umenya ibyo ugomba kururumbira n'ibyo utagomba kururumbira. Urabizi se mani ubu ngubu iyo ngiye mu bukwe no guhengera ya sosi itukuye na za nyama ibintu byo kurya imikiri n'ibishyimbo ngiye sinkibikozwa kubera ko ubu ngubu usigaye naragafashe. Sha ngo biragaragara pe ndi kubona byarakuyobotse uzi ko usigaye warabaye inzobe. No.